Bigaragara ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare kuko yataye igisate yagendagamo yambukiranya umuhanda ubwo yagongaga umugenzi wari utwaye igare. Nabonye abantu bari kumuteza bite ko numvisha imodoka iguruka, niyo nahise ndeba yuko koko yaryamye n'abantu bari kumutera ari kuva amaraso mu gutwi kwa Iraborodire hano. Nitwa Nyandwi Charles, niko uwo mwana agonzwe ngewe nuye hariya ruguru, hariya niho mu rugo, kandi kuva mva hano ako kana kari hariya gutya ku ruhande gafite agasagi kapfuye kumaze kanambazije ni ngewe buranda ndayigurira ako kana tuweko ntabwo nakitayeho nawe ati nta kibazo nkarangira umuryango wo buranda icururizwa. Ubwo ngewe ndi kubakira ruguru njaka umutekinisiye wanjye hano kugira nawe azaze kunkorera inzugi. Ubwo kuba ndi mu kanya gato numva ikintu kije cyihutirwa, nari ngiganira nawe nawe nza kureba nk'abandi. Ubwo nzanga imodoka iparitse hano kukebuka gutya yaje nk'umurabyo pe ifite umuvuduko mwinshi. Ubwo abantu bari kureba gutya bamwe bari barahawe yaturutse n'abandi bari hano ho yaguye. Ngewe nakanya ndareba abantu kuri hasi yawe iturutse uko nta kintu kiri bavamo mbita ngera hari birangiye kuko ntabwo ibyo byose twabiboneye rimwe. Ngibyo nabonye nuko nabonye abantu bari gusimbukira mu madirishya. Noneho ubwo ngubwo mu kanya gato mbita nkebuka n'inyuma mbona abantu bose bashungereye hariya, mbona umwana agaramye hariya kwa Iraborodire. Ubwo ndabati uyu muntu uko mbambazije amakuru nk'ibyo nanakubwiye kare, kuko ako kana ni akana k'agakaramenye mu myaka afite nka 14. Ubwo bagaterura gutyo barakatwara kwa muganga nyine ng'abatabazi b'ababyeyi bihuse. Umuntu wabashije kubona ku wagonzwe wabonaga ameze gute, ababaye ku ruhe rwego? Nabonye abantu bari kumuteza bite ko numvisha imodoka iguruka, niyo nahise ndeba yuko koko hari ikibaye. Yewe nanafashe n'abantu kubakura no mu madirishya. Watuje wese ukiri muzima nzi ko ndi manuka igira imodoka igira na moteri yatuma ntiyanashya, kuko nandi hafi mbita uje ngamusohora nabo nasohoye na nubu ndabwo nahura nawe ngo mumenye. Ubwo nzubije amaso nyuma se maze gushiramo njya hari aho agashungero tena kabereye, nzanga uwo mwana koko ariko yaryamye n'abantu bakumutera ari kuva amaraso mu gutwi kwa Iraborodire hano ku kanyuma. Ubwo birangira hari abatabazi bihuse baramutwara kwa muganga. Ngewe niko ayo makuru nyatanze nguko nayabonye. Iyo modoka se yaba yari kuvuye ko bamwe bavuga ko ngo iyo modoka yavaga iturutse mu Rugerero, yari iturutse Rugerero gana Gisenyi. None murasaba iki rero nk'abaturage? Murasaba ko byagenda kose iyo modoka uravuga uti yagenda nk'umurabyo, kandi aha ngaha haratuwe n'ubundi ntabwo umuhanda ntabwo urafungwa. Murasaba iki kugira ngo abantu bagire umutekano bari aha ngaha, kuko hari abana, hari abantu batandukanye? Kugira tugire umutekano kuba hari cyangwa se ku binyabiziga ni ukugabanya umuvuduko, bakabanya umuvuduko, kuko nibe nandi kwambuka nk'uko yaje nubwo nakitegereza nabasha no kwambuka nitegereje ikanankonga pe uko nayibonye. Nabari ku ruhande ariko uwo mwana yari ari mu nzira y'abanyamaguru pe hariya ku Iraborodire hano kw'ibitutuntu dutambitse bakita trottoir. Trottoir aka kantu abanyamaguru bagenderaho niko uwo mwana yarariho
anambaza ko aho burandi ba ntago muzi sinzi niba noroye aho nambwiye ati namurangiye n'umuryango burandi icururizwaho nikomereza ibyanjye ubwo namurebye isura namurebye namumenye ako nanamubonye isura ngimubona agaramye ndavuga ni nanu uyu mwana wandangishijeho ibiryo by'amatungo byitwa buranda murangira n'umuryango mu munota muke imumva ngira mugonze uyu makuru niyo nge mbagazeho Murengera Ntwari ubundi iyi modoka twari turi hano ku muhanda nje nari nicaranye n'abantu b'abasuderi nari ndi kumwe n'umusaza wanjye uyu ngo baje kubahereza aya makuru uko we yaramahije kumuhereza gahunda ye hari bugurire yajeje kundeba ari kumbazana imbese akazi kageze muhereza gahunda iriho je nabyo nari niteze nta nibyo nari nzi ko biri bube nabonye imodoka itigwa ngo akantu k'umuagenti witwa Jeff hariya n'umwamvure yari yamahije kuwugunja imodoka sinzi niba yakojeje amapine hasi nabonye imeze nka iri mu kirere igonga urukutari ya gutya ihita iparika ngo yagendaga budeye yari iri kwarara iri mu kirere je nabonye isa nigurutse kuko n'amapine yarebye nta pine ryakoze hasi nabonye isa n'ihise iparika ndatabaza ni abantu barapfuye uwo yasohotse bwa mbere ni umuntu w'umusore wambaye agasapo k'abasilamu karaga kofi n'imyenda ipantaro n'akamondarabe ndabona nimugire vuba vidashya umumama wananiwe kugira ngo amanuke abuze umuryango anyuramo niwe musaza wanjye yateruye mu kirahuri ubwo nanjye nihutiye kugira ngo hatagira umuntu winjira mu modoka agira ibintu abasaka dukora kike ku muryango ubwo shoferi ariko we yari yahuye n'ikibazo cya vora kuko yananiwe kugira ngo yikure mu ntebe muterura ukuguru ngo ushyira hanze ariko umuryango wari ukinguye n'ubu ngubu umuryango wibani yawukinze uhita wibani ubwo nibwo shoferi bamukuyemo yari yambaye umupira w'umuhondo mu mugongo wandikishijwe inyuguti z'umutuku n'iz'umukara akarangi k'umukara ijambo ntabwo nitaye kurisoma naryo nayo kubwira ko iyo nza kurisoma mwari kumenya uwo ari we sibyo mukurikije ibyabaye mutekereza ko byaba byatewe n'iki ndi kumva ari nk'ikibazo cya tekinike y'imodoka njyewe ndi kureba ngasanga ari nk'ikibazo cya tekinike y'imodoka kuko shoferi njye nta kintu namushinja ko tutari turi kumwe si ni nka tekinike y'imodoka cyangwa se zamanuka nyine namwe muri abantu nawe urusimbuka rwamubonye zimwe zatekerejwe kuba kuko Uwiteka ni udupangira nawe ntabwo yahicayemo ngo byibuze byitege kandi murabona ntabwo hamanuka nta nubwo hazamuka ni mu karambararo gusa yari afite umuvuduko ubundi si yewe murebye abantu yaratwaye bari bavuye nabonye ari abantu basa n'abatandukanye harimo abagore batatu abandi bari igitsina gabo kandi imodoka yari yuzuye harimo abagore batatu n'utwana tubiri ariko tw'utubigibigi turi mu rugero nguyu nguyu gutya tw'uduhungu abandi bari abagabo ariko ngo bibavuye gushingura ntago nzi niba ariyo bari bavuye kuko ntago mbizi gusa nyuma yaho nuko nabonye izindi modoka zigenda ngo bavuye ku irimbi kwa Jeff nyine muza hirimbira iri mu karere ka Rubavu ni gutyo murasaba iki rero muri icyakora byo njye ubwanjye ikintu nasaba pe njyewe nyine ntwara ibinyabiziga muri rusange ho gakeya yaba igare yaba moto ndabibashije imodoka niyo ntari nagerageza narindi gusaba icyitwa umunyonzi umushoferi wa moto umushoferi w'imodoka kubahiriza ibyapa no kubahiriza uno muhanda witwa ngo Rugerero Buhuru ngo niwo muhanda munini mu rwego rw'igihugu mu busima barirara kandi bamva neza ko ari umuhanda w'igiturage icyo kintu byibuze batwibukiriza abashoferi ko ari kaburembo ni ukuri n'umuhanda kandi ni umuhanda utari mu ishyamba ni mu baturage byibuze bakagabanya njye byabaye narimbari hari akantu ko badushiyeho ko kwambuka ariko ako kantu iyo tukagezeho ntabwo abanyabiziga batubahiriza ngibyo dutambuka reka mbere yuko tugera hari igihe ugera ko mbere yuko tugera aho ngaho urabanza utubwire byagenze gute impanuka byagenze gute yiwe ni ukuvuga ngo umushoferi watambutse
yatambukanye umuvuduko ahabona n'abagenzi, habonye abagenzi yanga kugabanya umuvuduko, we yakomeje aratwara, yafite umuvuduko mwinshi, n'uwambutse yambutse n'umwana mutoya, n'umushoferi ntabwo yagabanyije ku muvuduko. Ariko ibintu byabaye akantu ko kwambukiramo, twe tugira ngo dukorere ubuvugizi bw'igihe umushoferi yaba atambuka akabona ku ruhande ka kantu badushyiriyeho ko kwambuka yaba yagabanya umuvuduko. ariko se koko yagendaga ngo nk'umurabyo, we yagendaga guca yafatiyeho ukuntu yari atwara imodoka, ntabwo wabivuga uko yari yatwaye, wagayaye gutwara ngo muri 60. yaratwaye abantu bameze gute nk'aho wabibonye imaze gukora impanuka havuyemo abantu? yaratwaye abaturage yaratwaye, nje nabonye bavuye ngakure, ukabona abaturage yaratwaye ntabwo nabonye bavuye hano hafi, ngo bari bavuye gushyingura. uko nababonye umushoferi niyo nabonye wo guca nawe ibintu byamubayeho cyo bikoza, nayo yagize ubwoba pe, kuko yahise agwa n'igihumure, ibintu byamubayeho mumusukira amazi se cyo bikoza. nyine nje nari ndi gutambuka, abaturage baho hafi banahaturiye nibo babivuga bakanabivuga neza, nje natambukaga, ariko nje byabaye wayibonye imodoka, nayibonye ukuntu yatambutse, ngo yaguruka yatambuka yafite umuvuduko mwinshi, yafite umuvuduko. Cyakoze nje ukuntu ko nabibaze, nje nabaze yuko imodoka yacitse feri, ukuntu ko njewe nabonye imodoka iri kugenda, navuye ati ino modoka yacitse feri, nta kintu nje navuze, ngaho ngarukirije. ngewe ku bwanjye ndi kubona umushoferi yirukaga, kuko ahantu imodoka yavuye n'uko umuhanda umeze ntabwo byavuga ko yacitse feri, nta kamanuke gahari kandi ni ahantu hatambitse. niyo yagombaga kubona ko yacitse feri, yanakakure no kureka umuriro imodoka ikagabanya umuvuduko, ariko mu bigaragara ahantu yavuye n'aho yaguye ntabwo wavuga ngo hamanuka cyane cyangwa se ngo haramanuka ku buryo byagakwiriye kurenga ko yari yagakwiriye gucika feri. bivuze nkawe utwara ikinyabiziga ubona byaba biri harimo ibintu bibiri, harimo uburangare no kwiruka, nta kintu. umuvuduko, icyo bita umuvuduko. ibi ni ibintu polisi ihora isaba abashoferi kugira ngo bajye bigengesera. urabona nk'ahangaha ni ahantu hatuwe, kugenda ku muvuduko nkawe w'umushoferi ubona ahangaha ubona akwiye kugenda gutya? kugenda uba ugomba kugenda, kuko hano ni ahantu hari abantu benshi, uba ugomba kugenda ukagabanya, niba ari 60 bibaye na ngombwa wagendera no muri 50 cyangwa 40, biterwa nuko nawe ubureba imbere, kuko n'abo bantu ni bagenzi bawe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko umushoferi yagize umuvuduko mwinshi kandi ntiyagendera mu gisate, ntiyasatira inkombe y'uburyo bw'igisate cy'umuhanda yagendagamo. Uyu munsi wa none rero turakangurira abatwara ibinyabiziga ko bakwiye kujya baringaniza umuvuduko bitewe n'aho bageze bagenda. Ikindi kandi hakabaho kutagira uburangare, kuko bigaragara ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare, kuko yataye igisate yagendagamo yambukiranya umuhanda ubwo yagongaga umugenzi wari utwaye igare, ariko ku bw'amahirwe nta wahaburiye ubuzima. Shoferi n'uwo bagonze bari mu bitaro bya Gisenyi, barimo barakurikiranwa. Ariko icyo dukangurira abagenzi ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakwiye kujya bitwararika igihe bari mu muhanda, kandi hakabaho gukurikiza amategeko y'umuhanda. Igihe ubonye umugenzi ari imbere yawe ubona yagutanze kugera mu kayira kambukirwamo n'abanyamaguru, ugabanya umuvuduko, mureke atambuke.